abantu basengaga bakavuga ngo vizi kujyanye muri Amerika, dore Imana iguhaye etaje, iguhaye imodoka. Ubu hari abagibivuga, nigize mbabwira ngo ibi muri kuvuga umunsi byarangiye muzakubitwa zukana nawe. Ubwo rero nta gushidikanya no twemeze ngo Pastor Noah yanzuye ko yemeje ko nta murokore uzajya mu ijuru. Ntawe hazajyayo umuntu ukijijwe wa Kristo, ntabwo ari umurokore. Cyambere buri ubusambanyi buraryoha, kurya iby'abandi binyaga biraryoha, kubeshyera mwene so biraryoha, ariko rero ndagira ngo nkubwire ngo ku mukristo bimyizerere, Imana yanditse imyizerere cyangwa yaravuze ngo abantu bizere. Abantu bizeye imyizerere y'abadayimoni, ntago bizeye kwizera kwande kwa Kristo. Bivuga ngo hari ibyo yakijije byanduye arabyeza, ariko byo ntibyemera kwezwa. Hari n'abari barimo bamukurikiye bamuhamye, ariko se ni bangahe uyu munsi wabona wambwira ngo bagumye mu isezerano? Aho garageramo yamara kubona Imana imuhaye kugira ngo yo yiyamamaze, bagiye ku mucanga agasohokana n'inkumi zambaye ubusa. Yosefu bamugurishije vene, kandi agurishwa na bene se bo mu rusengero. Ese mwibwiye ngo abagurishije Yosefu twe ntabwo batugurishije? Aha rero niho umukiranutsi agomba kureberwa, ni naho n'umunyabyaha agiye kugira gute kureberwa. Niho nakubwiye ngo izina umurokore ni puranka, tugiye kureba umukristo. Baramutse inshuti mudahwema kubana natwe kubwo ijambo ry'Imana. Tushimiye Imana ikomeje kubana natwe. Rero nkuko bisanzwe igihe cyose tugenda tubazanira abakozi b'Imana basizwe n'Imana kugira ngo batuganirize ku magambo y'Imana, kuko ijambo ry'Imana ni umutsima utera imbaraga. Imbere yacu rero, imbere ya kamera zacu, turi kumwe n'umukozi w'Imana. Yesu nashimwe umukozi w'Imana. Umwami Imana himbazwe. Urahora komeye. Ndaho ndashimira Imana. Amen. Amen. Nukuri abantu benshi bakumenyereye ukunda kuvuga ijambo ry'Imana, ariko hari n'abakubonye ari ubwa mbere. Ninde tujye kuganira? Urakoze cyane. Amazina ni Munyaneza Noah, ndi umugabo ufite umugore, nkaba ndi n'umushumba. Imana ishimwe. Ukati nkaba ndi umushumba. Ikintu gitangaje muri misi, uvuze ko uri umushumba, mitangira amatsiko kugira ibyo nakubaza. Ese umuhamagaro muri misi umeze uti? Umuhamagaro tugezemo ni wa wundi wo koga amagasi. Koga amagasi? Ntabwo ari ukoga urambitse inda, oya ni ukoga amagasi. Bivuga ngo rero hari cyangwa Nyirangarama. Harimo n'abari bumere nkerire cyane. Abo ni mu bagiye kuba benshi cyane, bagomba kumira nkeri. Umuhamagaro ugize aho remereye cyane. None se wibwiye ngo ijambo ryavuye mu kanwa ry'uwaduhamagaye ngo ushaka kunkurikira abanze yiyange, namara kwiyanga yikorera umusaraba nkurikire? Ni ijambo ryoroshye. Iri umusaraba Pastor Noah ko uremereye, dore ko na Yesu ari kujya igorogota yahuye na Simoni akamwakira. Uyu musaraba uroroshye. Urakoze cyane. Kumwakira nuko yaraza agaciro Yesu Kristo afite. Nawe rero birasaba ngo wikorere. Cyane nanjye nkwikorere. Nibitaba ibyo, hari abikorera ibice, kandi abikoreye ibice ntibazagerayo. Birakaze, bisa gusenga. Ni nawo murimo wa mbere uvunye no kuruta indi mirimo yose abantu birirwa bakomera amashyi. Mukozi w'Imana Pastor Noah, muri misi twavuga ngo abantu benshi bari kugenda batakaza ibyiringiro, bakanamuka bagatakaza imbaraga z'Imana. Turi kubona abantu birya no hino bari kugwa bitewe no kutagira aho bateranira. Ese
wowe n'iki cyagukomeje kutarakumva nawe wanyweye? urakoze cyane. ngo ikintu cyankomeje ni kimwe, ni uko numvishe ijwi ry'Imana. hari umuntu uretse kumbaza ngo ijwi ry'Imana baryumva gute? ni ukugendera mu byo ishaka, ntukore ibyo abantu bashaka, ariko nabo ukabana nabo. bivuze ngo abaguye nta jwi bari bafite? ntaryo. kandi barahanuraga? none se guhanura Bibiliya ivuga abahanuzi b'ibinyoma. dore ngiyi ivuga abahanuzi b'ibinyoma, ngo ariko bari muri twe, ngo ariko ntibemera kubana natwe, ngo ahubwo bari baje gutata umudendezo tubayemo. bivuze ngo abaguye bose ni ab'ibinyoma? ni ab'ibinyoma. ariko akabaho n'ijambo rivuga ngo uwo ntajyanye ngo asubire inyuma ari njye mujyanye, kugira ngo agaruke ntazagaruka. utumye twibaza ibintu byinshi, ni byinshi umuntu yakwibazaho. mise nibaza hari amagambo abiri mise ngiraho ikibazo. ubwo turebe umukristo, turebe umurokore, turebe umutambyi. ariko mbere y'uko twinjiramo, reka ubanze turageze Imana, kuko ndumva bikaze kugira ngo Imana ituyobore. urakoze cyane. mu izina ry'uwaduhamagaye kandi umwungeri mwiza, inzira, ukuri n'ubugingo, ubwami bwawe bumanuke, icyubahiro kibi cyawe, amahoro abe mu bo wishimira. umwuka wera aganze, yemeza ab'isi ibyaha byabo bihane, kandi natwe dukomeze kugira ngo dukomeze urugendo tutagwa mu nzira. uri umwungeri mwiza, ni wowe jambo, ni wowe mucyo, ni wowe mahoro, ni wowe rukundo. ibyiringiro byawe bikomeze kubana natwe, umwuka wera aganze muri twe none n'iteka ryose. amen. 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 ni karibu. twari turi kwibaza, bitewe n'uko dutangiye turi kwibaza, subiramo ayo magambo kugira ngo abantu benshi bahora babyibazaho. umurokore, umukristo, ndakumva, hakaba n'umutambyi. kandi ni ukuvuga ngo itandukaniro riri hehe? umurokore n'umukristo, ubundi itandukaniro riri hehe? urakoze cyane. ubundi nasubiramo ijambo umurokore ni puranka. ni agasirino. babuze icyo bita umukristo wa kristo, babuze iryo zina ntibarishobora, noneho ubwo bahitamo guhimba izina umurokore. kandi umurokore ni umuntu wese warokotse cyangwa se wagize icyo arokora. ibyo rero nibyo bahinduye, babihinduriramo mu Kristo. izina Kristo bararyanga, basa n'abaritwikiriye. niyo mpamvu ari abantu. noneho abatambyi rero uri mu mbaza, ni abakunze umurimo w'Imana ku bw'inyungu n'umutsima n'amafi byabagamo, ariko ntibinjiramo bashaka ubitanga, ahubwo bo binjira bashaka gusahura ibyo atanga. abatambyi twabajyanye n'abapasitoro ba none. twajyanye n'abapasitoro. ushaka kubagereranya icyo ushaka, ariko burya umutambyi n'umupasitoro ni bamwe. none se birakwiriye ko umuntu yakwitwa iryo zina? kandi iyo turebye tubona abatambyi Yesu yarabagaye. subiramo. ese birakwiriye ko uwo mutambyi ari twita pasitoro wa none, yuko umuntu yakomeza akaryitwa kandi Yesu yarabagaye, yuko badakora ibyo gukiranuka? urakoze cyane. ubundi Yesu yaje muri byose. Yesu yaje mu bintu bibiri. yaje aje gukiza, gucungura no gukomeza uwari uri kumwe nawe. bivuga ngo hari ibyo yakijije byanduye arabyeza, ariko byo ntibyemera kwezwa. hari n'abari barimo bamukurikiye bamuhamya, ariko araza arabakomeza, bakomeza kugendana nawe. bivuga ngo rero iyi si turimo ni uruganda, nk'uko ubona
uru ruganda, reka nange urugero kuri uru ruganda rwa Tegisirwa rwabaye ariya ruzi ko ruzahasazira wenda isi ikarimbuka rugihari, ariko leta ije irarwimura, ubu rwaragiye hehe, rwagiye hariya mu karere k'iburasirazuba. ni ukuvuga ngo na Yesu rero yaje aje gucungura, yerekana n'inzira abantu bamwizera bazahagararamo, ariko icyabayeho ni kimwe, ikosa ryabayeho, ntibizera uwaje kubacungura, ahubwo bizera ibyo azanye kugira ngo ahe abacungura. Niyo mpamvu. urakoze Pastor Nowa, turi kuganira ikiganiro cyiza, nanjye ndumva ntagiye gusobanukirwa, ariko tugarutse inyuma gatoya, hari abantu bagiye bakunda kugira urujijo hagati y'umukristo n'umurokore, ukabasanga umuntu wahura n'umuntu yasinze ati wasindiye kwa murokore, ariko nanone tukabona n'undi murokore ukora ibyiza, bivuga ngo iryo zina abantu bari kurishidikanyaho cyane. urakoze cyane. Yesu ubwe yavuze ijambo ko ari we nzira n'ukuri n'ubugingo, utazagendana nawe, utazakora ibyawe yakoze, nta juru rihari. cyakora azihisha muri we, arangiza agize ate, yihishuye muri we. niyo mpamvu ibi byose mubona birimo kuba. ariko umukristo nyamukristo azakomera no ku munsi mubi. ntabwo akomera umunsi w'ibyishimo no kurya no kunywa no kwambara neza no gusohoka. reka sinanga urugero, mu gihe cyashize uzi ko abantu basengaga bakavuga ngo viza ikujyanye muri Amerika, dore Imana iguhaye etaje, iguhaye imodoka. ubu hari abagibivuga, nigize mbabwira ngo ibi muri kuvuga umunsi byarangiye muzakubitwa. hari abakibivuga, niyo babivuze ni ukugira ngo bashimishe abantu, ni komedi, ntabwo ari ukubabwira agakiza ka Yesu. noneho ikindi ngira ngo nkubwire, umuntu uri muri izina rya Kristo, iteka ryose uzumva bavuga yuko yigereranya kandi yishyira mu mwanya utari uwe. burya uwo muntu n'ujya ushaka ujya umugira inshuti, ubanza umukurikiranire. nibyo, kuko turabyemera ko umukristo ni wa undi wapfanye na Kristo akazukana nawe. ubwo rero nta gushidikanya, no twemeze ngo Pastor Nowa yanzuye ko yemeje ko nta murokore uzajya mu ijuru. ntawe hazajyayo umuntu ukijijwe wa Kristo, ntabwo ari umurokore. izi ni umurokore, uzanyerekana uryanditse hano mu byanditswe byera. bazabidusubize muri komanteri, bazatubwire yuko koko bemeranya na Pastor Nowa yuko nta murokore uzajya mu ijuru. urakoze cyane Pastor Nowa. nuko rero twinjira mu kiganiro cyacu. Pastor Nowa bwazaga rero kuri kamera, yaje avuga yuko afite ubutumwa Imana imuhaye, ashaka kugeza ku bakunda ijambo ry'Imana. reka n'ubundi tukwakire, twinjire muri uwo mwanya wo kwakira mesaje watuzaniye. murakoze cyane. umukristo arangwa n'ibintu bibiri: kubaho mu gihe cy'ibyishimo no kubaho mu gihe cy'umubabaro. ndabisubiramo, umukristo arangwa n'ibintu bibiri: kubaho mu gihe cy'ibyishimo n'igihe cy'umubabaro. ariko umukristo ushaka kubaho mu gihe cy'ibyishimo, igihe cy'umubabaro agatuka Imana, we ntabwo ari umukristo. turareba muri Matayo 23 n'umurongo wa 25 n'uwa 26. ariko turi buze no kujya ahandi uko yabwanditse abibwirijwe na Yesu Kristo. uyu mwibuke ko yari umukoresha w'ikoro, yari umukire, yarushaga na Rujugiro ubutunzi, yarushaga na ba Makuza na ba Rubangura. utinya umuntu Yesu yahamijeho, akamubwira ngo nasige, agasiga. urumva ko hari ibyo ugomba gusiga. cyambere buri ubusambanyi buraryoha, kurya iby'abandi binyaga biraryoha, kubeshyera mwene so biraryoha. ariko rero ndagira ngo nkubwire ngo ku mukristo kirazira kikaziririzwa ko atavuga ibintu atapfira.
reka dusome. Handitswe ijambo ngo mwebwe banditsi n'abafarisayo mwandyarya mwe muzabona ishyano kuko mwoza inyuma y'igikombe n'imbehe ariko imbere byabyo buzuye ubwambuzi bwanyu no kutirinda. Reka musomere Pastor No. Urumva? Kamusomere ni hehe? Ubwami abafarisi ni Matayo. Matayo kangahe? 23 umurongo wa 25. Matayo 23 umurongo wa 25. Matayo 23. Umurongo wa 25 ugeze ku murongo wa 26. Haratubwira ngo mwebwe banditsi n'abafarisayo mwandyarya mwe muzabona ishyano kuko mwoza inyuma y'igikombe n'imbehe ariko imbere yabyo huzuye ubwambuzi bwanyu no kutirinda. Wa mufarisayo uhumye we, banza woza imbere y'igikombe n'imbehe, inyuma yabyo habone kuba heza. Soma umurongo wa 26. Nahasomye. Wa mufarisayo uhumye we, banza woza imbere y'igikombe n'imbehe, inyuma yabyo habone kuba heza. Urumva? Nta kintu cyanduza kiva inyuma kiva imbere. None kandi n'ikintu cyiza ntabwo kiva inyuma kiva imbere kikabona kugaragaza ubwiza inyuma. Uyu munsi umuntu arambara ubusa yarangiza abantu bakirirwa bashyiraho komantere nyinshi. Ni ukuvuga ngo icyo yambaye inyuma ni nacyo yambaye imbere. Ikindi aba yabwiye aba bafarisayo n'aba banditsi, wibuke ko aribo babanje kuvuga ngo Mesiya azaza, umutambyi mukuru azaza. Urumva? None uyu munsi barashaka kurimbisha inyuma kandi imbere hataroga. Yesu yigeze aca umugani aravuga ngo ikinjira mu nda n'icyanduza ngo ahubwo ikivamo. Wari wabona icunga ryerera imbere, icunga niriza inyuma, ryarangiza rikamera imbuto ikongera ikavamo igiti hakera irindi icunga? N'umuntu burya rero niko aremye. None se ibintu byose biri guhindagurika, si abantu babihindura? Hari Imana yigize ihindura icyo yavuze. Ikindi nje ndi gutinya ni ijambo abantu bahagazeho bemeje ngo imyumvire. Imana yanditse imyumvire cyangwa yaravuze ngo umuntu yumvire? Ngo imyizerere. Imana yanditse imyizerere cyangwa yaravuze ngo abantu bizere? Abantu bizeye imyizerere y'abadayimoni, ntabwo bizeye kwizera kwande kwa Kristo. Niyo mpamvu ari kuvuga amagambo menshi adasobanutse. Noneho ari umurongo hano muri Matayo 24 umurongo waho ni uwa 25 uvuze ngo iki ngo dore mbibabwiye bitaraba. Yesu arimo asubiramo ubuhanuzi bwanuwe na Daniel hehe? I Babuloni. Ari byo by'ibi bidusoyemo. Kandi yaravuze ngo tugikiranuke kugeza ku gupfa, cyangwa Yesu agize ate agarutse. Nibyo bihari? Cyangwa abantu barimo kugwiza akavuga ngo ntago bazapfa gupfa tukarama? Nuko tuba twakiranutse twirinda ibyaha biri gukorerwa mu isi,
ariko twe tutabikora turi kumwe nabyo. Nguko gukiranuka, nguko kwizera, aricyo Danieli yakoze i Babuloni. Atabarwa umuriro yawugezemo, nako atabarwa intare yazigezemo. Ntabwo yigize atabarwa intare atarazigeramo, yatabawe yazigezemo. Wavuga ko warwanya uruhe rugamba utari waca mu rugamba Yesu yagennye imbere yawe? Ayo mageza n'abantu ngo niba umunyepolitike yemera gupfira politike ye kandi nta nyungu zirimo. Inyungu zirimo nuko abaho neza, kambara neza, akarya neza, kubaka byiza, yarangiza akemeza abantu, ariko nta bugingo bw'umunyepolitike buhari. Daniel urabona yizera i Babuloni. Ndabizi wari ugiye kumbaza kukubaza nyine. Daniel yizera i Babuloni yari politike, ngo ninanga barazimanika, ariko ngo bamaze kuzimanura bongera gucuranga bashimira Imana. Ariko dufite abanyapolitike bagiye bakorera Imana. Bari urugero Daniel. Daniel urakoze nanjye mpamvu nabivuze. Na Yosefu ntago bigize bava mu isezerano. Uzasoma ibyanditswe unyere ko bavuye mu isezerano, ariko abo barava mu isezerano. Nise ntawo abanyapolitike ariko akanakizwa agakorera Imana. Nakubwiye ngo guhindukira, wamara guhindukira ugahindura abandi. Nukuvuga ngo uyu Daniel nusoma yanyazwa ari umwana, Bibiliya ivuga ko atigeze yihindurisha ku byo kurya by'ibwami, ariko ayibamo, ariko akora icyo Imana ishaka, ndetse bamutegera umutego mu Mana ye. Yosefu wambwiye yakiranutse ari muri gahunda kuguma mu isezerano. Yosuwa gahunda yakiranutse ari kuguma mu isezerano. Ariko se ni bangahe uyu munsi wabona wambwira ngo bagumye mu isezerano? Ahubwo arageramo yamara kubona Imana imuhaye kugira ngo yo yiyamamaze, bagiye ku mucanga agasohokana n'inkumi zambaye ubusa. Ririya ni isezerano. Daniel ko wasomye ahantu yigize ajyana hariya mu ntare, mu myobo intare bazishonjesheje iminsi 7. Hari umukobwa yamanukanyeyo, hari umugore yamanukanyeyo, ariko ubu baramara kubona ibintu yarangiza agata urugo rwe akamanukana umukobwa hirya no hino. Kandi yarangiza akagaruka ngo afite ubutware buwe. Aba rero nibo Bibiliya yita abahanuzi b'iki n'ibinyoma. Ni nabo banditsi, ni nabo bafarisayo, nibo basadukayo. Uyu munsi tugeze mu gihe bavuga ko Imana itagira ite, itabaho, ahubwo hariho imirimo y'amaboko yabo. None se yo bapfuye iyo mirimo y'amaboko isigarana nande? Ariko birivuga ngo twe tuzabaho na nyuma, nabo bazabaho mujye mubibabwira, ariko ngo bazaba ari urunyo rusha ruri mu muriro ntuzime kandi narwo ntirukongoke, ngo bitera abantu gushishwa. Ni Yesaya 66 umurongo wa 24. Buri muntu wese ubu ari mu ruganda rwo gutegura inzira zacamo ku iherezo. Yesu yabitubwiye bitaraba, na Daniel abitubwira bitaraba. Wibuke ko yamubwiye ngo Daniel witonde urebe ibyo mu gihe cyawe, iby'igihe gisize kera si ibyawe, ahubwo abazaba babiri mazaba ari igihe cyawe. Bariya batubereye nk'abashumba beza baragiye umukumbi w'Imana kandi babaye mu gihe kibi b'icyo turimo. Niyo mpamvu babwira ngo twirinde gukina puranka, murokore. Kera umuntu yarakubitwaga agashimira Imana cyangwa akirukanka agahunga agasenga Imana ko imutabaye. Ariko ubu nimangara ngo angara ngo ukubite ingume ku ngume n'indangiza ndihana. Ntago biriya ari byo, ntago ari byo. Niyo mpamvu ubona abantu benshi batakibasha kwirukana abadayimoni. Niyo mpamvu ubona abantu benshi abadayimoni barimo kubarondora.
niyo mpamvu ubona ari kuzana ibinyarwanda bipfuye cyangwa bakazana ibintu bipfuye. Umukristo arama kubera Kristo, kandi umukristo apfa kubera Kristo, ariko birikavuga ngo na nyuma y'urupfu tuzongera tubeho. Amen. 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 Yozefu bamugurishije vene, kandi agurishwa na bene se bo mu rusengero. Ese mwibwiye ngo abagurishije Yozefu twe ntabwo batugurishije? Aha rero niho umukiranutsi agomba kureberwa, ni nawe n'umunyabyaha agiye kugira gute kureberwa. Niho nakubwiye ngo izina umurokore ni puranka, tugiye kureba umukristo. Amen. Urakoze cyane. Nshuti bene data mudukurikiye kubw'ijambo ry'Imana, turi kugana ku musozo w'ikiganiro cyacu, turi gukomeza guhugurwa kubw'ijambo ry'Imana, aho tugomba kuba abakristo banesha. Nukuri Imana mu ijuru kugiye neza, nyuma y'ubutumwa bwiza nta kindi tujya turenzaho keretse abaye ari cyari kikwisobwe yenda ashaka kongeraho. Urakoze cyane. Icyo nongeraho ni iki: niba uvuga ukuri kutarimo ibyaha, ntawe uzakurwanya. Ariko niba uri kuvuga ikinyoma, kizakurwanya, kigucira urubanza. Ariko nuvuga ukuri kuzagutambutsa habi nta heza. Kandi isi idakunda ukuri. Isi ntabwo ikunze ukuri. Ntigukunze, ariko nyiri kuyirema aragukunze. Bari wuhamye. Ureka isi uyireka. Urakoze cyane. Amen. Amen. Rero iki nicyo nagira mbabwire bene data. Nawe wabwiye ngo politike ya mbere ni Bibiliya. Gukiranuka ni Bibiliya, no gukiranirwa ni Bibiliya. Ibindi byose Bibiliya bivuga ko ari inyongera. Kuba twicaye aha nta watumiye undi, ariko kubw'umugambi w'Imana niwo watwicaje aha. Ntabwo twaje tuje kugira ngo ducire abantu iteka, ahubwo ni ukugira ngo bahindukire bihane. Kuko umuntu utihana wese ntazajya mu ijuru, ariko umuntu wihana akabireka, ubwami bw'Imana zabo. Amen. Rero Imana ibishimire kandi bagirire neza. Muzandike komanteri tuzabasubiza. Ikindi ngira ngo mbabwire nshuti yanjye, Yesu yazanywe n'ibintu bibiri: gukomeza abakiranutsi no gucungura abanyabyaha. Ukiranutse akihana, Bibiliya nivuga ngo azaba avuye mu mushumi ngo ameze nk'umuriro, ngo noneho ngo narangiza atabarwa. Ariko icyitonderwa ni kimwe: abantu banze kwihana ahubwo bihagazeho. Ariko ndagira mbabwire ngo n'ikinonko y'imvura iguye gihinduka umuyonga. Kristo naza nabo bazahinduka. Rero reka dusenge Imana. Mbere ko dusengera, hari wakwifuza kugusobanuza, kuko tubwiye amagambo akomeye, yakwifuza gusengana nawe, banza tubwire nimero za telefoni, uburyo waboneka, noneho nyuma udusengere Imana. Murakoze cyane. Nomero yanjye mbere na mbere bazajye kuri Nowa TV 1, bazambona, babone n'ibiganiro. Njye icyo nkunda, ntago ndwanya umuntu uwo ari we wese, ahubwo nirinda imirimo ye yaba akora, ariko ngomba kubana nawe Yesu agarutse, cyangwa se urupfu runtwaye. Benshi bakora komanteri bavuga ngo ndi umupagani, abandi bakavuga ngo ndi umurangi, abandi bakavuga, ariko Kristo niwe uzamenya umuntu w'ukuri. Rero nimureke tuvuga ijambo ry'Imana. Abandi numvishe banavuga ngo ndi interahamwe, ubwo niko babibonye, ndabashimira. Ariko Yesu Kristo we icyo nababwira, yaducunguye mu gihe kibi, kandi n'uyu munsi turi mu gihe kibi. Niyo mpamvu tugomba kwiyubaka, twubaka n'abandi, kugira ngo dukomeye kandi dukomeza n'abandi bafite intege nke muri iki gihe cya none turimo cya jenoside ya 31 mu mwaka w'2025 yakorewe Abatutsi. Rero mukomere, dukomeza abandi. Amen. 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 94 tukaba turi kwibuka ku nshuro ya 31. Turabakomeje.
Imana ibishimire Dusengera kandi Imana. bagirire neza. Ni 07 8 50 40 14. Rero Imana ibishimire kandi bagirire neza mu Dusengera izina rya Yesu. Twibutse umubabaro, uburyo waduhamagaye nk'uko Mose wamuhamagaye, uburyo waduhamagaye nk'uko wahamagaye Yosuwa, uburyo waduhamagaye nk'uko wahamagaye Karebu, uburyo waduhamagaye nk'uko wahamagaye intumwa, ugahamagara abigishwa n'abahanuzi, uburyo waduhamagaye nk'uko wahamagaye abatubanjirije. Manuka ubane natwe, umwuka wera aganze, yemeza ab'isi ibyaha byabo, bihane kugira ngo ubwami bwawe bukomeze kwamamara mu isi no mu ijuru, amahoro akomeze kuba mu bo wishimira, mu izina rya Yesu Kristo. Amen. 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 Kariya kantu muze kugakata.